mwese inshuti bakunzi bacano ab'Imana bera ndabasuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana n'abane namwe. So nk'uko mubibona rero turi ku musozi ahangaha ku musozi wa Cyahera, aho umusozi rwose abanyamasengesho baza kuwusengeraho ari benshi cyane kandi haba n'ibisubizo by'Imana isumba byose. Hanyuma rero nk'uko mubibona kandi nk'uko musanzwe mubizi ko channel zacu zigira abashyitsi, muri kubona abashyitsi dusanze mu musozi wa Cyahera. Reka rero bagiye kutucira ku mayange batubwire muri makeya ibyo babona muri uyu musozi wa Cyahera, uko bimeze ndetse nuko bihagaze. Imana bagiye basenga yarabasubije se byagenze bite? Reka dutangire kuri uyu mubyeyi waje gusenga, dutangire atwibwira. Uraho neza? Zamurijwe Yesu nashimwe. Umeze ute? Ijwi ryawe nuko ringana cyangwa tukwegereza kamera? Aha, reka rero tujye tukwegereza kamera hanyuma utubwire nta kibazo. Aha, ngaho tubwire amakuru yawe. Amakuru yanjye ni meza. Bakwita nde? Tugusanze ku musozi wa Cyahera. Itwineza Jacqueline. Uwineza Jacqueline. Hanyuma se uyu musozi bawita ngo iki? Cyahera. Bahita Cyahera. Wazamurijwe ariko kugira ngo abakunzi bacano ab'Imana bera baze kukumva cyane kuko turabona wuzuye n'ubwiza bw'Imana rwose. Uyu musozi ni wa Cyahera. Mwaje kubwirwa n'iki ko bahasengera? Ni bwa kangaho haje? Ni ubwa kabiri. Uyu musozi se kuva wawuzaho wabonyemo igitangaza cy'Imana? Wabonye nk'ikihe ubwiye nk'abakunzi bacano ab'Imana bera bumva mu musozi wa Cyahera kandi bagiye kujya bahatemberera? Ikiza abarwayi. Imana yaho ikiza abarwayi, cyangwa se watereye urwaye urakira? Aha, ugerageze uzamura ijwi nta kibazo kuko niyo uri kuvuga Imana ndibaza uvuga cyane. Hanyuma mu buzima busanzwe ukora iki? Uri umucuruzi. Imana ishimwe rero, dusenge dukora kandi dukore dusenga, Imana ihimbazwa. Ndi kubona ariko ku ruhande hari n'umutware. Ni umutware wawe cyangwa ni umunyamasengesho mwahahuriye cyangwa mwazamukanye? Umunyamasengesho mugenzi wawe. Nawe yadusuhuza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Azamurijwe ryawe. Amakuru ni meza. Wowe witwa nde? Nitwa uri mu benshi Jean Bosco. Uri mu benshi Jean Bosco. Hanyuma uyu musozi wa Cyahera tugusanzeho, turabona ari umusozi muremure cyane, turabona ari umusozi ucishije make cyangwa se uri mwitaba. Hanyuma Jean Bosco, uyu musozi nibwo bwa mbere ukihaza cyangwa usanzwe uhaza? Uyu musozi maze iminsi nkuzaho. Nawuboneyeho Imana. Wawuboneyeho Imana. Uzamurijwe. Hanyuma uyu musozi wawuboneyeho Imana, ni iki kintu nk'igitangaza yaba yaragukoreye cyatuma ushishikariza n'abandi kumva ko basenga Imana bagiye mu musozi wa Cyahera? Hari byinshi yagiye ihambwirira. None ngenda mbona bigenda bisohora. Bigenda bisohora. Ngenda mbona mva mu bwiza njya mu bundi. Ibyo rero bigenda bisohora nibyo turi gushaka. Byibuze ukavuga ati Imana yo muri Cyahera hari igitangaza yakoze, none mu by'ukuri nanjye ndashishikariza abandi kugira. Nahageze ndi umushomeri, ubu mfite akazi, hari akayira Imana iri kugenda incira. Amen. Nkabona ndi gukora bikemera. Urakoze cyane. Nyuma wowe mubyeyi, ni iki gitangaza Imana yakugejejeho nawe? Yakoze imirimo n'ibitangaza, yampaye urubyaro. Yego. Okay, Imana rero y'amahoro ishimwe. So rero tugiye gutangira gahunda, noneho reka umumaze kutwibwira ariko hari abantu bahise bambaza batese uyu mubyeyi afite umutware, ni mama runaka, ni umukobwa? Ubwo